benshi barakirwanira baragipfira ndetse yewe hari n'abakiburira ubuzima. Nanone kandi hari amwe mu matungo ndetse n'inyamaswa nabyo bigikunda. Icyo ni icyubahiro. Buri kiremwa muntu kuri iyi si ya rurema aho kiva kikagera kiba cyifuza cyangwa se gishaka ko bacyubaha. Mu yandi magambo, nta muntu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kiva kikagera gishimishwa no gusuzugurwa. Haba abakuru ndetse n'abato, buri wese ahava akagera aba yifuza ko bamwubaha cyangwa se ko bamwereka yuko ari umuntu wubashwe. Ntibisobanuye ko umuntu wese ugusuzuguye ari uko aba ari umunyagasuzuguro cyangwa ari ukubera ko aba adafite ikinyabupfura. Ahubwo ikibazo ni uko wowe ubwawe utabanje kwiyubaha. Muri make, ikibazo si bo ahubwo ikibazo ni wowe. Ibi bigatuma twibaza ikibazo kigira kiti, none se nakora iki kugira ngo buri muntu wese anyubahe, cyangwa niyongerere icyubahiro, cyangwa buri muntu wese ampa agaciro kanjye angomba. Niyo mpamvu mu Masaro TV twaguteguriye ibintu bigera nibura kuri 15 bishobora kugufasha kongera agaciro kawe ndetse n'icyubahiro cyawe. Ibyo bikaba byatuma buri umwe ahava akagera, ahaba aho utuye, inshuti zawe, abo mukorana, uwo mwashakanye, uwo mukundana, bose baguha icyubahiro cyawe, bakubaha cyangwa se bakakongerera agaciro kawe. Kubera ko icyubahiro ni ikintu cy'agaciro cyane mu buzima bw'ikiremwa muntu. Iyo wubashywe cyangwa wumva wubashywe bituma wumva wishimye nanone ufite amahoro yo mu mutima. Ariko iyo usuzuguwe ni kimwe mu bintu bituma ubura amahoro yo mu mutima, nanone bigatuma wumva ubihiwe n'ubuzima. Turagushimiye wakoze subscribe kuri Masaro TV. Nawe utarayikanda turagusaba ko wayikanda, kubera ko iyi ashobora kuba ari inshuro ya nyuma wumvishe iki kiganiro cyacu. Ariko nuyikanda uzajya ubonera amakuru, ibiganiro byacu ku gihe, nta na kimwe kigucitse. Tujye kurebera hamwe ibintu nibura byagufasha kongera icyubahiro cyawe cyangwa se agaciro kawe. Ikintu cya mbere ni ukwiyubaha. Wowe ubwawe iyo wiyubashye cyangwa se iyo wiyubaha bituma n'abandi bantu aho bava bakagera nabo bakubaha. Ese ni gute nge nakubaha cyangwa se uriya n'uyu bakubaha mu gihe wowe babona utiyubaha? Ibi bisobanuye ko mbere y'uko abandi bakubaha, wowe ubwawe wakagombye kubanza kwihesha agaciro cyangwa se kubanza ukiyubaha. Niba hari ikintu kitagenze neza, wikwisebya, wikwituka, wikwitesha agaciro muri rubanda, kubera ko uko wigaragarije rubanda niko nabo bagufata. Nta muntu n'umwe kuri iyi si ushobora kureba ibiri mu muntu mu mutima cyangwa se kureba ibintu biri mu mutwe we. Ahubwo ibyo bintu babibonera mu myitwarire yawe, mu myifatire yawe, uko witwara, uko ugenda, uko uvuga, ndetse ibikuvamo byose nibyo abantu baboneramo cyababoneraho uwo uriwe. Niyo mpamvu ugomba kwirinda kwivuga ibintu bitari byiza, kwisebya, cyangwa se kuba wakwiyerekana uko utari, ngo nuko hari ikintu kitagenze neza. Ugomba kubyakira, nanone ukibuka ko ibintu byose utagomba kugenda neza 100% uko tuba tubyifuza. Ni byiza ko twemera amakosa, ariko mu gihe hari ikintu kitagenze neza ntabwo ari cyo gihe dufite cyo kwisebya, kwikubita, ndetse no kwikorera yewe ibintu twumva ko abandi batadukorera. Kubera ko ibyo ari byo bizatuma bashingiraho batwubaha, ndetse natwe ari byo badukorera. Niba twiyubaha, ibyo n'abantu n'ababibona cyangwa abatubona bizatuma nabo batwubaha. Ikintu cya kabiri cyagufasha kongera agaciro kawe cyangwa kongera icyubahiro cyawe ni ukwishyiriraho imipaka. Ikintu udakunda irinde kugikora,
kubera ko niba wirinze kugikora bizatuma n'abandi batakigukorera. Twafata nk'urugero, mu gihe urimo uganira n'abandi ukavuga nabi abandi, urugero ukavuga nabi ababyeyi b'abandi, ibyo mu gihe nabo baganira cyangwa se bakuvugaho bazavuga ababyeyi bawe nabi. Ese aho ngaho uzarakara nuko bavuze ababyeyi bawe nabi mu gihe nawe iyo uganira uvuga abandi nabi? Oya rwose. Ahubwo mu gihe urimo uganira n'abandi, iyo werekana imipaka yawe, ukagira ibyo uvuga, ukavuga ibikwiriye, ukirinda yewe kuvuga nabi abandi, ibyo bituma iyo bagiye kuvuga abawe bashyiraho umupaka, ukubera ko bazi ko utabikunda kandi ko wubaha abandi. Ibyo bishaka kuvuga ko ikintu utifuza ko bagukorera, irinde kugikorera abandi, bishyirireho imipaka. Kubera ko ibyo bizatuma abantu bamenya ko kuri wowe batagomba kurengera, bafite aho bagomba kugarukira mu gihe mu byo bakuvugaho cyangwa se mu byo bagukorera. Urugero, niba uri umuntu usamara, upfa kuvuga ibyo uhuye nabyo byose, yewe ugashiduka wavuze n'ibyo utagombaga kuvuga, bizatuma abantu batakubaha. Ahubwo ugomba gushyiraho imipaka. Mu yandi magambo, ufata urupapuro ushyireho ibintu nibura wifuza ko utifuza ko hagira ubigukorera, cyangwa ibintu uteganya kutazigera urengaho. Ibyo bizagufasha kukongerera agaciro ndetse n'icyubahiro, kubera ko bizatuma ugira umupaka naho ugira uburyo ugarukira, haba mu byo uvuga ndetse no mu byo ukora. Ibyo bizatuma n'abakubona, abakuvugisha bamenya aho bagomba kugarukira mu gihe barimo bakuvugaho, mu gihe murimo muganira ndetse yewe no mu gihe murimo mukina. Ibyo bizakongerera agaciro ndetse bitume banakubaha. Ikindi kintu cya gatatu cyagufasha mu gutuma agaciro kawe kiyongera ni ukuba imboneka rimwe, cyangwa se mu yandi magambo kuba kibona umwe. Abantu benshi ntabwo bahabwa agaciro. Kubera iki? Ni ukubera ko igihe cyose babakenereye baraboneka. Uguhamagaye tujya aha uraboneka, mfite ikirori ngwino uraboneka, tugende tujya aha ngaha, ngiye gukora iki, urahari ndahari, tugende. Ibyo bituma abantu batakubaha kubera ko babona ko utari umuntu ugira gahunda. Ugomba kwiga kumenya guhakana. Ibyo bizatuma abantu babona ko utari mu gihe bigiye, kuko ari ibintu byawe byose kuri gahunda, uko igihe cyawe cyose kiba kigenye kandi gifite icyo bagipangiye. Urugero, niba ufite inshuti ukabona ni mu saa sita y'ijoro, ukabona baraguhamagaye kuri telefone, turaha ngaha hadusange, ugahita ugenda. Ikindi gihe hari ikirori cya kanaka, umunsi mukuru runaka, tugende, ugahita ugenda. Ibyo bintu bizagabanya agaciro kawe, cyangwa se uko bakubaha nabyo bigabanuke. Ibyo bishaka kuvuga iki? Ni ukubera ko nk'uko twabivuze hejuru, bizatuma babona ko igihe cyawe nta kintu kiba cyapangiwe, bitume bavuga ko igihe icyo ari cyo cyose bagukenereye bahita bakubona. Ibyo bituma agaciro kawe kagabanuka. Niyo mpamvu ufite kubabwira ati oya, iki gihe mfite gahunda, ndahuze, mfite ibyo mpugiyemo. Ushobora no kubabwira ati mu gitondo mfite gahunda y'ingenzi cyane, ugomba kuryama kare cyangwa se nkagira ibyo ntegura kare kugira ngo gahunda yanjye uzayikore uko bikwiye kuri gahunda. Ibyo bizagufasha mu gutuma abantu baha agaciro umwanzuro wawe cyangwa se igihe cyawe bagiha agaciro. Ibyo nanone bizatuma bamenya ko batagomba kugutumira cyangwa se kugushakira igihe icyo ari cyo cyose bishakiye.
Mu yandi magambo, bizatuma mu gihe bagukeneye bagutumira kare cyangwa se bakumenyesha kare. Nawe ubwawe ushobora kubibabwira ukababwira ati mwari mwakunze kumenyesha kare kubera ko ntabwo mpari. Ikindi kandi, mu gihe ufitanye n'umuntu gahunda, dufate nk'urugero mufitanye gahunda yo guhura 2:30 za mu gitondo, ukajya kubona ukamutegereza ko na 3 zirageze ariko ukabona ntabwo arahagera. Fata telefone umuhamagare, mu gihe bigushobokeye umubwire ko utagibonetse. Ibyo bizatuma bubaha igihe cyawe, baboneka igihe cyawe gihenze kandi ko ari icy'agaciro. Nibiba rimwe bikaba kabiri, ku nshuro ya gatatu ntabwo bizongera, ahubwo mu gihe mufitanye gahunda bizajya bituma uwo muntu ahagera kare, ahubwo yewe anahagutanga. Ibyo bizatuma babona yuko igihe cyawe ari cyo kubahwa, bitume nawe bakubaha. Ikindi kandi, bakubahira igihe. Nanone kandi ushobora kuba ufite gahunda yo guhura n'umuntu runaka. Kubaha igihe, kuba umuntu wubaha igihe, kuhagerera igihe, yewe ukanahagera mbere, ni byiza cyane kuko bituma bakubaha, bituma baguha agaciro, kubera ko bituma babona ko uri umuntu wubahiriza igihe. Icyo ni ikindi kintu cyagufasha gutuma uba umuntu wubashywe muri rubanda, ndetse haba mu bakuzi n'abatakuzi. Ibyo bituma n'abakuganiraho bakuganiraho kuri umuntu ugira gahunda. Kuba umuntu ugira gahunda bituma buri muntu wese akubaha, akakubahira igihe, ntapfe kukubonera igihe icyo ari cyo cyose abonekeye cyangwa igihe cyose ashakiye kuba yataguhamagara cyangwa yaguhita gutumaho. Ugomba kumenya guhakana. Uko kumenya guhakana, ushobora kubabwira ati mfite gahunda, mfite ibyo ndimo, hari ibyo ndi gupanga gukora, wari wakagombye kumenyesha mbere y'igihe. Ibyo bizatuma bakubaha, bakubahire n'igihe. Ikindi kandi, bazabona ko uri umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose nanone ntabwo ari bibi, ngo haba kuba mukorana, aho utuye, ndetse yewe no ku muntu mukundanye. Ugomba kumenya kumuhakanira. Ntabwo ugomba kuboneka buri gihe icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari wese agushakiye, kubera ko bizatuma agabanya agaciro kawe cyangwa se uko yakubahaga. Yewe nubwo yaba ari umukunzi wawe, igihe icyo ari cyo cyose agukenereye, ntabwo ugomba guhita uboneka. Mu gihe ufite ibyo uri gukora by'ingenzi, afite kubimenya. Ibyo bizatuma akubaha, akubahira n'igihe, amenye igihe agomba kugukenerera n'igihe atagomba kugukenerera. Ikindi kintu cya kane ni ukugerageza kwerekana agaciro kawe, ukereka buri umwe. Abantu benshi muri iki gihe usanga batakaza umwimerere wabo cyangwa se bagashaka kwisanisha n'abo batari bo, cyangwa gushimisha buri sosiyete yose bagiyemo kugira ngo bagerageze gusa nabo. Ibyo bituma batakaza umwimerere wabo, bityo bakaba bo batari bo. Ibyo bintu ni bibi cyane kubera ko bituma abantu batakubaha. Ugasanga nk'urugero, niba ugeze muri sosiyete ugahita utangira gushaka kwigana uko bavuga, kugenda nkabo, kwambara nkabo, kandi atari wowe wa nyawe. Iga kuba wowe. Kwiga kuba wowe, ibyo ni ibintu bizagufasha mu gutuma abantu bakubahira uwo uriwe. Ibyo bizatuma abantu bakubahira umwimerere wawe, aho kugira ngo uhinduke ushaka gusa nabo. Ikindi nanone, ibyo bizatuma abantu bubaha agaciro, baguha agaciro, nanone bubaha imyanzuro yawe. Kubera ko niba ushaka gusa nabo, bizatuma inshuro nyinshi nk'uko abantu muri iki gihe babigenza, ukora ibyo utari ukwiye gukora, ibyo udakunda, ibyo utemera, yewe kugira ngo bashimishe. Dufate nk'urugero, ushobora kugera ahantu mu kabari, mu kirori, cyangwa se ahandi hantu uri buhurire n'inshuti zawe. Yewe nubwo byaba bidatewe n'imyizerere yawe, ukaba udafata ibisindisha,
abantu aho ngaho bashobora kuguhatira kubifata ukabyanga. Ushobora kubyanga ku nshuro ya mbere ukumva ntabwo wishimye, bakakuvuga nabi, bakagufata nabi. Ku nshuro ya kabiri bashobora kubiguhatira, nanone wahakana, ushobora kumva bitagushimishije, ukumva ufite ipfunwe. Ariko ndakubwiza ukuri ko ku nshuro ya gatatu niba babona warakomeye ku mwanzuro wawe, nta n'umwe uzongera kubiguhatira. Bizatuma bakubaha, yewe bakubahire n'imyanzuro yawe, bamenye ko uri umuntu ufite amahame agenderaho, akandi ko yashyira mu gaciro kandi ko yashyira mu bikorwa. Ibyo bizatuma abantu batapfa kukugira igikoresho cyabo cyangwa gupfa kugufata uko biboneye. Rwose niba ufite amahame mbwiriza nk'uko ugenderaho, iyakomereho, uyashikameho, kandi uhagarare ku myanzuro yawe. Wikwigira utari we, witakaza ubusugire bwawe ngo nuko ushaka kubashimisha. Haba inshuti zawe wabarika bakagenda, ariko ukaguma uri wowe, ukubera ko uko ushaka kubashimisha niko ugenda wiyangiriza. Yewe bo urabashimisha by'ako kanya, ariko niwe ubura amahoro yo mu mutima nyuma. Rero iga kuba wowe. Ukwiga kuba wowe nibyo bizatuma abantu bakubahira uwo uriwe. Naho gushaka kuba nkabo, gushaka kubashimisha, bizatuma utakaza umwimerere wawe, bityo bitume nabo bataguha agaciro ukwiriye. Aribyo abanyamahanga baheraho bavuga ko kugerageza gushimisha buri umwe bisa nko kutagira ushimisha, kubera ko udashobora gushimisha abantu bose. Ushobora gushaka kubashimisha, ariko wamara kugenda bakakwita injiji. Niyo mpamvu ufite kuguma kuba uwo uriwe, nanone ukiga gukomera ku mwanzuro wawe. Rwose ufite guhakana. Ikindi kintu ni ikintu cya gatanu gishobora kugufasha kongerera agaciro kawe cyangwa se icyubahiro cyawe: kwirinda kwiruka inyuma y'abantu. Kwirinda kwiruka inyuma y'abantu bizagufasha bikongerera agaciro kawe, kubera ko uko ugenda ubirukaho kenshi bituma bagenda bagabanya icyubahiro cyawe, cyangwa se agaciro baguha kakagenda kagabanuka. Haba mu rukundo, ubushuti busanzwe, ku kazi, yewe uko byagenda kose, hagarika kwiruka inyuma y'abantu. Uko ukomeza kubihambiraho niko bagenda nabo baguhunga, nanone bigatuma agaciro wari ufite n'ako baguha bagenda bakagabanya, kubera ko babona ko udashobora kubaho cyangwa se utashobora kwigira mu gihe badahari. Ibyo ngibyo ufite kubimenya. Nanone mu gihe uzi ko ari nta kintu wakoze kibi ufite uwo wagikoreye, ariko ukabona adashaka ko umubera mu buzima, ubona ko ashaka kuguhunga, ko wamuvira mu buzima cyangwa se ukabona buvuyemo, mureka agende. Uko ugenda umwirukaho niko agenda guhunga cyane, bigatuma gusuzugura, bigatuma n'agaciro yaguhaga gatakara. Niyo mpamvu biba byiza iyo umwihoreye. Uko umwihorera nanone bishobora gutuma nawe ubwe yicara akitekerezaho, akabona kuko byari bidakwiriye, akaba yanakugarukira, cyangwa se yaba ari wowe guhemukiye akaba yagaruka akagusaba imbabazi. Ariko ibyo ntibishaka kuvuga ko mu gihe wakosheje utagomba gusaba imbabazi. Gukosa ni ibintu bisanzwe. Mu gihe wakosheje rwose ujye usaba imbabazi, ni ibintu bisanzwe. Iyo uri umuntu usaba imbabazi bituma abantu bakubaha, bituma bemera ko mubana, bigatuma bemera ko mukorana, yewe ko munaguma hamwe, kubera ko babona ko uri umuntu koko ushyira mu gaciro, yewe ko wemera n'amakosa kandi kuba wemereye guhinduka, kuba witeguye guhinduka. Iyo uri umuntu uhora utsimbarara ku makosa ye, bituma abantu bakwihunza, bigatuma nanone batakubaha, kubera ko babona ko mudahuje. Ikindi kandi ko uri umuntu ugoye kuba wabana nabo, cyangwa se kuba wabana n'abandi bantu. Ikintu cya gatandatu ni ukwiga kubera abandi mwiza, cyangwa se kuba umuntu w'ingirakamaro.
mu yandi magambo ukirinda kuba imburamukoro. Ntabwo byakunda ko abantu bakubaha babona ko ari nta kintu bamariye, cyangwa babona ko wowe nta kintu wimariye. Uri wa muntu udashaka gukora, w'imburamukoro uri aho, w'umunebwe, ibyo ngibyo bituma abantu batakubaha. Ariko iyo uri wa muntu ugerageza gushaka ibyo ukora, ukaba witeguye gufasha abandi aho bikenewe, yewe mu gihe biri ngombwa no mu gihe ubona bitari ngombwa ariko bikenewe, mu gihe bakeneye ubufasha bwawe, ukaba uri wa muntu witeguye kubutanga, ibyo bizatuma bakubaha. Nanone kuba witeguye gutanga ubufasha naho bitaniye na bimwe twavuzeho mbere, buri gihe umuntu wese agukeneye ahita akubona. Oya, nanone ugomba ukareba niba koko biri ngombwa, kubera ko uko buri gihe uhora uhari, igihe abantu igihe ari bose, igihe cyari cyose bagukenereye, bakuboneye, bituma batakubaha. Ariko ibyo ntibikuyeho ko ushobora gufasha abandi. Gufasha abandi bituma abantu bakubaha, babona ko uri umuntu witeguye gufasha abandi. Ikindi kandi nawe mu gihe ukeneye ubufasha barabuguha. Ikindi kintu cya karindwi, mu gihe uri umuntu uzi kubika ibanga. Ukubika ibanga ni ikintu gikomeye cyane, gituma abantu bakwizera, yewe bakaguha n'agaciro. Naho uri wa muntu udashoboye kubika ibanga, umuntu akubwira ibintu ugahita ubivuga, bituma abantu batakubaha, kubera ko ari wowe warubikiye ibanga n'uribwiye, bose nta n'umwe ukubaha. Haba ubikiye ibanga ashobora kudahita abikubwira, ariko mu by'ukuri ahita yiga isomo, abona ko uri umuntu utari uwo kwizerwa cyangwa se kuba yabitswe ibanga, kubera ko ahita abona ko utari umuntu mwiza. Ikindi kintu cya munani cyagufasha ni ukwirinda kuvuga abandi nabi. Kwirinda kuvuga abandi nabi cyangwa se kubabonaho amakosa, kubakosorera ku karubanda cyangwa se mu bandi. Ni byiza kuba umuntu uzi gukosora abandi, ariko ukirinda kubavuga nabi ku karubanda. Nanone ni byiza kumenya kugira inama, ariko si byiza kubivuga ku karubanda cyangwa se buri mu gihe muri mu bandi, mu gihe hari umuntu ubonyeho ikosa. Ibyo bituma abantu batakubaha, babona ko utubaha abandi, kandi utazi gushyira mu gaciro. Ariko iyo ubikoze gutyo ukajyana umuntu ku ruhande, bituma nawe ubwo akubaha, abona ko uri umuntu mwiza, bigatuma aguha agaciro ukwiriye. Ikindi kintu cya 9, kwirinda kuvuga nabi abantu ugendeye ku myizerere yabo cyangwa imyemerere yabo. Buri muntu ugomba kuzirikana ko afite uburenganzira bwo kwemera ibyo ashaka cyangwa se kwizera ibyo ashaka. Nibyo ni ibintu bisanzwe ko abantu, buri muntu wese agira imyizerere itandukanye n'undi, ariko ibyo ntibiguha uburenganzira bwo kuvuga abantu nabi cyangwa se kubasebya bitewe n'imyizerere yabo. Iyo uri umuntu wemera cyangwa ukubaha imyizerere y'abandi, bituma nawe bizera yawe bayubaha, ikindi kandi bakaguha agaciro. Ikintu cya 10 ni ugutega amatwi, kumenya kuvugana, gutega amatwi abandi. Iyo uri umuntu uzi gutega amatwi, bituma abantu bakwisangaho, bakabikubahira, kubera ko baba bazi ko uri umuntu mwiza, bakubaha, babwira ibintu byabo bafite ku mutima. Ariko iyo uri wa muntu utazi gutega abandi amatwi, nta n'umwe ukubaha. Ikintu cya 11 ni ukumenya gusohoza isezerano ryawe. Burya iyo uri umuntu utazi gushyira mu bikorwa ikintu wemereye umuntu, cyangwa se ikintu wiyemereyeho ubwawe, utazi gushyira mu bikorwa amasezerano yawe, bituma abantu batakubaha. Ni ikintu gikomeye cyane, ukubera ko iyo usezeranyije umuntu ikintu, ni waba hanze amaso. Ariko iyo ubivuze cyangwa ukajya ubivuga wikinira, bituma abantu batongera kukubaha. Niyo koko waba uzabikora bya nyabyo,
bituma batabiha agaciro, bityo agaciro kawe kagatakarira aho ngaho. Ikindi nanone ugomba kumenya amagambo yawe uvuga. Iyo uri umuntu utazi gushyira mu gaciro, uvuga amagambo atiyubashye, ibyo bituma abantu batakubaha. Kumenya kuvuga amagambo yubaka meza, ibyo bituma abantu bakubaha. Kwirinda kuvuga amagambo atiyubashye, urugero nk'amagambo y'urukozasoni, amagambo atesha abandi agaciro cyangwa se abasuzuguza, yewe nawe agusuzuguza, bituma batakubaha. Ikintu cya 14 ni uko twese aho tuva tukagera ntawe udakosa, ntawe utagirana ikibazo na mugenzi we, ahubwo ni uburyo mu gikemura. Iyo uri umuntu uzi gukemura ikibazo neza, bituma abantu bakubaha, yewe bakaguha n'agaciro. Kubera ko uko dukemuramo ibibazo nibyo nyuma yaho bigaragaza cyangwa se bikomeza ubushuti twari dufitanye na bagenzi bacu. Ariko iyo tubikemuye nabi, dushobora kuhabura inshuti, ndetse yewe natwe icyubahiro cyangwa se uko badufataga bikahangirikira. Niyo mpamvu tugomba kuba abantu bazi gukemura ikibazo. Ikindi kandi, mu gihe uri kuvugana n'abantu, urugero wambaye nk'amataratara cyangwa se rinete z'izuba, mu gihe uri kuvugana n'abantu, byaba byiza uzikuyemo mu gihe wumva bitakubangamiye. Kubera ko nanone bigaragara nko kutubaha abandi cyangwa se kubatesha agaciro. Kuvugana n'abantu bakuru wambaye isapo ntabwo ari byiza, n'ibindi bintu byinshi. Ikindi kintu wabona cyafasha abandi cyangwa se ubona muri iki kiganiro cyagufashije, byaba byiza ucyanditse muri comment. Turagushimiye wakoze subscribe kuri Masaro TV, nawe utarayikora rwose ntabwo ucikanwe. Ni byiza kuba wayikanda kugira ngo andi mavideo yacu nk'aya ujye yabonera ku gihe. Njye mwabanye muri iki kiganiro kandi wakibateguriye nari Cedric Muhima Mugambira. Turabashimiye cyane, naho ubutaha.